rero ushobora kuba wibwira ko uzi ubwenge ariko rero marana uri gukora ikosa. Ngiye kukubwira akantu, inkende ntabwo uyizi. Ntayo nziyimbwira. Waba uyizi aho utayizi ibyo birakureba. Uriya inkende igira ikibuno kibi kandi nayo irabizi. Mu rwego rwo kugihisha igenda isubira inyuma, ariko biza kugera igihe kurira igiti, noneho cya kibuno kigaragaza neza. Nawe ushobora gukomeza kwibwira ko uzi ubwenge ariko ukamera nka ya nkende abantu bakaba bari kukubona cyane umwana mu ishuri. Yego ye, cyakora imigani yo urayizi da. Ndabona utangiye kugarura kabiri. Hanze kabisa ubunyobwa buraboneka, dodo. Inshuti bakunze bagahinda k'imfubyi filime, murabona ko bigeze ahantu, ariko ndibaza ubuse ni igihe cyangombwa kugira ngo Fabiyane abone umwuzukuru we bizaherera he? Ariko se amacabiranya ya Yvan yo, Yvan ngaho yigeze umwuzukuru wa Fabiye, ngaho yateye inda Sina arayihakanye. Ibi bintu biracyarimo amacenga rwose, birimo amacenga. Ariko se Amaderiki we buriya ntabona ko igihoni abamushuka? Amambere yamenye amafuti ye yose, yamenye ko yashatse kwica umwana we, yamenye ibintu byinshi, ariko kugeza uno munota nta kintu arabikoraho, ubwo aracyamwikururaho. Bizarangira ahubwo abonye n'ikindi kintu kibi. Ese bose kose we murifuza ko yazabana na Feza, ariko se buriya Kazuba we azamenya ate ko Bosco ari se, cyangwa Bosco nawe ubwo azamenya ko Kazuba ari umwana we? Ibi bintu biteye amatsiko rwose. Reka dukomeze dutegereze turebe, tuzamenya icyerekezo cyabyo.